ubwo bari kuri YouTube rero baberetse iyo foto abashinga amateka mu gihugu cya Kongo batavugaho rumwe. hasi ubwo mbaza ubwo ntuza speaker w'inteko ishinga amategeko ubwo yaremeye ibyo bintu bijya kuri plenary kuyiburetse gato cyo nicyo kibazo nibaza yaremeye rwose umuntu azana motion imeze gutyo mubwira rero iyo motion yari imeze gute kwamagana kiri mwami kuvuga yuko ministre w'u Rwanda agiye muri Kongo kuvuga ko yatewe byababaje gute ko byabateye agahinda. Ubwo igihe rero bo bari muri ibyo muri Uganda bo bari mu imitsi y'iki kandi abadepite sihize ibintu badiskisiyo ngo batumva kimwe. Noneho wari wagiye gutanga igitekerezo agarutse ku mwanya yasanga undi wicayemo aho ati wamvira mu ntebe. Iriya nteko ariko irimo n'abadepite benshi hano baba babyigana baba bameze nk'abari muri ka kamodoka ka twegeranye ati wamvira mu ntebe. Uziko iriya nteko yari yarubakiwe abantu ngira ngo batarenga nk'ijana ariko ubu ngubu baba umva uravuga ati ntutava mu ntebe ngenda guterura atangiye kumuterura bajya mu mitsi buri ruhande rubona urushyigikiye. Ariko ndashaka kubaza akazo k'amatsiko yarabivuze hano urasakuza nkubwira nti iyo twitegereje maturité politique y'abadepite bacu itera ishema. Reba nawe uri mu rugo ubundi cyatukira abanyeshuri twajyaga tujya mu discussion sibyo tukareba uburyo tugakora ikintu kimeze nk'inteko ishinga amategeko hakaza motion bamwe hirya abandi hariya hakabamo noneho proposals n'ibindi nk'ibyo ngibyo abantu n'abari hagati y'impande zombi. nakundaga debate kubi nakundaga kudiscussing cyane ubyo urabyumva hanyuma ariko nabyo ndaza kubigarukaho ko burya nuko twagize ikibazo gikomeye cyane muri education system yacu yafashwe tugapfa kwakira ibintu byose rimwe na rimwe bitazatugira n'akamaro. Buriya yari iteguwe kugira ngo dutegure abantu batakora opozisiyo ishingiye ku bitekerezo ahubwo ari ukopoza kuko bagomba kopoza gusa. Buryo uzari umuntu ashaka kuvuga ati wenda tuvuge tuti wenda ubuzima bwo mu mujyi buruta ubwo mu cyaro ati discuss bamwe bati ntabwo buruta ubwo mu cyaro kubera ko mu cyaro barahinga bakeza nibo badutunze. Abandi bati reka umunyamujyi aba afite isuku aba afite n'amafaranga ataguze ibyo bintu abantu bapfa ukagira ngo kwitaba imirundi urumva hakazamo n'uza bari aho ngaho gusa bo bakajyamo gusa bo ubwabo bagahangana gusa kugira ngo duhangane n'abayesimani babaga bari. Ibyo rero byategurwaga kugira ngo tuzakereye abantu bafite mu mutwe hashyushye gusa. Noneho buretse gato i Bugande rero aho bibera akaga sinibaza niba koko nk'umugore wasigaye mu rugo ari mu kureba wenda debiri mu kubera mu nteko televiziyo n'imbuga nkoranyambaga zaje ukabona papa wawe arimo araterura undi mugenzi we intebe arwanira intebe none undi agahitamo hagika ikofi harimo ateye ingumi ejo tubivugaho hano twabati iriya ngumi yifata umuntu uriya mudepite bari kumusaka inyundo nose ntawo bakanze amabere mudamu nawe akajya gufata ku bugabo bw'undi kugira ngo amukande bari mu nteko kwibaza ukavuga uti ibintu ni ibiki hajya no muri Ukraine ntibigeze gukubitana kera mbere y'intambara cyane nabo barakubitanye bariruka n'ejo bundi umwe yakubise undi amushinja ko ashyigikiye Uburusiya kubita tekereza rero kuri kwibana ariko dore gata urebe none se kutabivuga mu nteko ya Kenya ibyo turabigaruka mu kandi tumara gutumikira abadutumye ariko ndakubwiza ukuri ni hatari babonye aha ni akajagari ibyo kurya